tujya tubikora abanyaremera ko iyo hamaze gushyuha gutya n'intoki ziranyerera, hanyuma ube witeguye gufata umuntu kuri iruhande umusabira umugisha kandi mwinshi. Imigisha yose ibaho, umugisha wo mu mubiri, umuntu urimo hano mubwire ngo Mana, uyu muntu niba hari n'indwara yazanye muri uru rusengero turayirukana mu izina rya Yesu. Niba hari umunaniro umurimo, niba hari ibintu bimugoye mu mutima, abona uburuhukiro, kuko Yesu yaravuze ngo abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Mujye mureka turuhukire imbere y'Imana. Ariko haleluya, sengera uwo muntu, umusabire imigisha yo muri ubwe, usabire n'umuryango we nabe bose n'ibye byose, yumva aruhukiye muri Yesu. Reka dusenge Imana. Turagushimye Mwami wacu Yesu Kristo, waduhaye isezerano, uratubwira ngo 2 cyangwa 3 nibaterana mu izina ryawe ngo nawe uzaba uri hagati yabo. Turabizi neza nubwo tutakubonesha amaso, uri muri iri teraniro, uteranye natwe, kandi mu izina ryawe Mwami wacu Yesu Kristo, kubw'umwuka wawe wera wadusigiye, turasenze ngo imbaraga zawe, imbaraga za presence yawe zigendagende hagati muri iri teraniro, kugira ngo umuntu wese waje hano, uwaje arwaye wese, mu izina ryawe Mwami wacu Yesu Kristo, urwaye indwara z'uruhu, urwaye indwara zo mu mitsi, urwaye ibinya, urwaye ibibyimba, byaba ibyo mu nda, byaba ibyo mu ijosi, byaba biterwa n'iki cyari cyo cyose, mu izina ryawe Mwami wacu Yesu Kristo, reka indwara zose zigendere muri aya masengesho, imbaraga zawe zimanukire gukiza. Uko wajya kugendagenda mu materaniro ugakiza abarwayi, ugahumura abatareba, mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo, ugahagurutsa abamugaye, turasenze ngo uyu munsi wongere ubikore, kuko nuno munsi uracyakora, kuko uracyari muzima. Reka imbaraga z'umuzuko zikorere mu mibiri y'aba bantu, kuko ijambo ryawe riratubwira ngo izo mbaraga zakuzuye mu bapfuye ngo nizo zikorera mu mibiri yacu. Reka zikora umurimo wazo muri twe Mwami, ukiza abarwaye, abafite intege nke ubasubizemo imbaraga, abananiwe wacitse intege ubasubizemo ibyiringiro, uwaje hano yihebye umusubizemo imbaraga zo kubaho. Imbaraga zawe zimanukire gukora ibitangaza Mwami. Reka imbaraga zawe zigendagende hagati muri twebwe, Mwuka wera gendagenda hagati muri twebwe, ukore kuri buri muntu ukurikije ubukene bwe, imbaraga zikora ibitangaza hagati muri twe, ubwiza bwawe buboneke muri twe Mwami Yesu. Uwaje hano afite ikibazo kimugoye, uwaje hano afite ikibazo kimunaniye, Mwami Yesu waravuze ngo abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Rabaruhura, baruhura, ruhura abarushye Mwami Yesu, ruhura abananiwe, ruhura abarambiwe. Imbaraga zawe zikorere muri iri teraniro, kandi mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo, waravuze ngo umwuka wera naza niwe uzemeza abantu iby'ibyaha n'iby'urubanza n'ibyo gukiranuka. Reka uwaba ari muhana aremerewe n'ibyaha, aremerewe no kutizera, aremerewe no guhakana Imana, aremerewe n'ubusambanyi, aremerewe n'ubusinzi, iyo myuka yose mu izina rya Yesu turayicyashye, turayirukanye, ducagaguye imigozi yose ifasha abantu, turababohoje. Imbaraga zawe zimanukire kubohora abantu bawe. Reka imbaraga z'umwuka zimanuke, buri muntu wese yumva izo mbaraga. Reka imbaraga z'umwuka zimanuke, buri muntu wese yuzure mu rukundo rwawe. Reka imbaraga z'umwuka zimanuke, kugira ngo buri wese afashwe n'ubwiza bwawe Mwami Yesu. Kumugisha ijambo ryawe tugiye kumva, kumugisha ubwoko bwawe, tuguhaye icyubahiro, tugushyize hejuru, wiheshe icyubahiro ubwoko bwawe kumugisha, mu izina ryawe Mwami wacu Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Mushobora kwicara. Haleluya. Mujye mubyihanganira. Hari abantu bavuga ngo ariko ese nguriye ngo abantu biremera ngo ntabwo bakira abangirikani beza. Ariko umwangirikani mwiza n'umuzima. Amen. Kandi burya muzarebe iyi kipe yatsinze igitego, bagenzi banjye abantu baranezerwa, baranasakuza. Stade bashobora kuba ari kuri stade ririya ukabumvira hano. Rero ngiye nkundi itorero riri alive, ari rizima, kumva abantu barakangutse ni bazima, barimo barasenga ari bazima, barakora ari bazima. Abantu hari abantu hari ubuzima, bumva hari abantu abintu byo kwicara abantu bakabanza bagasinzira ngo nibyo byiza. Reka da, jewe ndisaziye, urebyeho gatoya wakumva ndimo kugona. Rero mujye mugerageza mushyiremo akantu k'akariro. Natwe uzi hari abantu bameze nk'imashini zishaje. Kera aho nize muri segonderi
ariko byumvwa n'abantu ba kera. Ubu ngubu haje za generator zatswa n'udufunguzo bakanda kabuto bagira gute. Twageraga ibi generator kugira ngo uzacyatse bacomekagamo ikintu bitaga maniveri bagakaraga kandi cyakaragaga n'umuntu ufite imbaraga. Umuntu w'intege nke ntabwo yari gukaraga ngo kizajye. Bagakaraga bajya kumva bagira bavuze ngo fufufu bagashinguramo maniveri, hasigaye ibintu bikomeye kaza. Buriya rimwe na rimwe natwe tugomba kubanza hari abantu nkanjye kugira ngo bizafate no kubanza ugakaraga hanyuma nkajya mu mwuka. Buriya rero niyo mpamvu mubona mbabwira ngo mureke tubanze tuzamura amajwi dusenge, ngo nanjye mba ndimo kugira ngo ndebe kubya ku busaza bwagabanuka nkajya mu mwuka. Amen. Tugiye kwiga ijambo ry'Imana. Mbifurije ikaze mwese mu ijambo ry'Imana tugiye gufatanya. Tugiye kumara amezi 2 turimo kwiga inyigisho zivuga ngo gukunda Yesu, dukunda abandi, gukora imirimo, ubukristo bugiye mu bikorwa. Ubundi niko nabyise, ubukristo bushyizwe mu bikorwa. Kuko buriya nimusoma hariya muri Matayo 22 niho tugiye kwiga, aho badusomeye kuva ku murongo wa 34 kugeza ku murongo wa 40. Buriya hari ikintu gikomeye cyane. Buriya umwanzi w'ubugingo wa mbere ntabwo ari Satani. Abantu benshi barakubwira ngo umwanzi w'ubugingo ni Satani. Ntabwo ni buriya, nta ikintu mutazi. Umwanzi w'ubugingo wa mbere ni idini. Kubera yuko idini muze kubyumva neza, ariko ntimuze kubyitiranya n'amazina y'itorero. Mutandukanye idini n'itorero. Idini ni imihango tujyamo. Itorero ni mwebwe n'abantu bagenda uko Imana ishaka. Ariko reka ne kubitindamo ko sinshaka kubavangira. Buri ikintu cya mbere kitubuza ubukristo bufite imbaraga ni urukingo rw'idini. Umuntu araza akabatizwa ari uruhinja, agakura atazi Yesu. Yagera ku myaka 14 tukamukomeza nta Yesu yakiriye, tugahita tumushyira no kwigaburo ryera, nta Yesu afite. Noneho uko akuriye muri icyo kintu, imihango y'idini yose akayimenya, ndetse kubera ko yagiye no muri Sunday school agafata Bibiliya mu mutwe, wavuga imirongo ya Bibiliya ugasanga arayikurusha. Kwa uretse ko kuvuga imirongo ya Bibiliya nkaba mbona ubuzima bwawe butandukanye n'ibyo Bibiliya ivuga. Ariko gihe ndi umwangilikani, gihe ndi umugatolika, gihe ndi umupantekote. Kwa uretse Yesu yigeze kugira umupantekote, yigeze kugira umwangilikani, yigeze kugira umumetodiste. Aya mazina yose twitwa nta na rimwe Yesu yasize ku isi. Mwari mubizi? Buri iyi ntambara nyinshi tujya tugira ntabwo ziba zishingiye ku byo Yesu yavuze. Oya, zishingira ku bihangano by'abantu. Umuntu arifata agasengera hariya mu baporoso uri yuzuzura umwuka. Ni hehe bigeze bavuga yuko mu baporoso badashobora kuzura umwuka? Ese ubundi abaporoso batangira he bakagarukira he? Ariko kubera ibintu twebwe twashyizeho, ni nabyo tugiye kureba, usanga idini akenshi itubuza kwinjira mu bugingo nyakuri. Aya magambo Yesu yigishije abwira uriya muhanga w'umunyamategeko, amubwira ati rega ibintu murabigoreka, ibintu muragorana, ibintu mwarabyishe, dore mwirirwa mujya impaka z'amategeko. Itegeko risumba yandi nire, ukunda Imana n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Irindi rikurikiyeho ukunde mugenzi nkawe ubwawe. Andi mategeko yose ashamikiye kuri ayo ngayo. Cyo babyita rero simplification. Ari mu Kinyarwanda simplification bayitaga mu twarabyize kera, ariko twebwe twatangiye kwiga Igifaransa mu wa 3, ku buryo imibare yose nayize mu Gifaransa. Kenshi iyo mvuga imibare, kuko ari muri primaire ari muri secondaire nize mu Gifaransa giye kuva mu wa 3. Hari igihe baguhaga umubare bakavuga ngo 25% ngo kora simplification, kabanza ugakuramo 5 ukabona 5 kuri 20, bakavuga ati ntabwo wabirangije.
ongera ukore simplification ugasigarana rimwe kuri kane, ubwo ukaba wabihejeje. Na Yesu rero yarazi gukora ibyo bintu, bakamuha ibintu byinshi bivangavanze, akavuga ati ariko ibi bintu mubona bivangavanze ngiye kubakorera simplification. Aya mategeko ya Mose arenga 600 yubakiye kuri 2 gusa: ukunda Imana n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose, nurangiza ukunde mugenzi wawe nkawe ubwawe. Namwe mwicayemo hano, ubwo Yesu arabibarangirije. Niba ushaka kumenya ko uri umukristo, banza wibaze ngo ariko urukundo rwanjye rw'Imana ni umutima wose n'ubwenge bwose n'imbaraga zose byose nimariyemo. Kuko buriya umukristo wakunze Imana aba yararundumutse. Hari abantu uvuga ngo ariko ngo ntugakabye, ntushobora gukabya gukunda Imana, ntibibaho. Nta muntu ushobora gukabya gukunda Imana. Ahubwo reka mbere iki cy'abantu bajya bakora, hari igihe umuntu akabya kuba mu idini bakabyitiranya no gukunda Imana. Burya ikitwicira ingo, ikiduteranya n'abandi ntabwo ari ugukunda Imana, ni ugukunda idini. Reka mbaho urugero. Umugabo umwe yigeze kumpamagara, n'igihe wari waramusabiye, yashwanye n'umugore, ntabwo basengera hano. Noneho umugore asengera muri church, za church ntacyo mpfa nazo, ariko muhumure ntabwo ninde kuzivuga nabi. Iryo torero bagiraga gahunda kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru. Kuwa mbere umugore ari muri korali, kuwa kabiri ari mu masengesho, kuwa gatatu ari mu biki, kuwa kane ari muri revival, bikageza umugabo arambwira ati rero ndagira ngo dufashe, uyu mugore wanjye aba mu rusengero kandi urabiza akazi nkora simba mu rugo, abana bacu babaye derese ntibagira ubitaho, wamumfashirije kuri umupastori akumva ko umuntu ashobora gusenga Imana ariko akabishyira ku murongo mwiza, n'abana bakabona nyina, bakabona umubyeyi ko jyewe ntahaba kubera akazi, kandi akazi nkora niko gatunze urugo sinakareka. Umugore ndicaye ndamuhendahenze, ndamubyiniriye, ndabona mada uhagerageje ukareba ibyo ugabanya ngo pastor ngo wingusha ngo jyewe ngo ibi bintu byo kunjyana mu bintu by'umubiri ngo ndenda kukubwira ngo wowe ntabwo uri pastor wacu, ngo pastor wacu ni umunyamwuka. Ndarema ndavuga mbaza nteka nkubwire, uyu mwuka ugiye kugusenyera urugo ntabwo ari uwa Yesu. Kuko abantu bitiranya imihango y'idini n'imirimo y'idini no kuba abanyamwuka. Umugabo umwe Bobo, umugore wanasengera hano sindi buvugi wari we, kuko nayo bananahari aho muri ntabwo ndi bumuvugi izina, muri benshi uwo byabayeho ntabwo ari bimenye. Tugiye mu masengesho y'iminsi 40, umugabo aramubwira ati mbere nkubwire madame, ibi bintu byanyu ntabwo mwatangiye kuzana iyo mico mibi, namwe muraje mugiye kumara iminsi 40 buri mugoroba uri ku rusengero wataye urugo, genda kubujije. Goraraza aramubwira ati rero umugabo wanjye yambwiye ngo ibintu bya 40 ngo ntabwo abyemera. Ndababwira mva rero madame reka nkwereke, sindi bunakubwire ngo uzasenge iminsi 3 cyangwa 4 cyangwa 5, genda umbwirire umugabo wawe ngo pastor yambwiye ngo 40 ni nyireke, aho kugira ngo ngire urugo rubi nasenze 40 birutwa nuko nagira urugo rwiza 40 ntayigiyemo, ndakubohoye. Aragenda abwira umugabo ati pastor yambwiye ngo rwose ngo 40 sinzayigemo. Arambwira ko pastor Ntwana ariwe kubw'ibyo bintu, ati rwose nushaka umuhamagare. Arambwira ngo none nkuhaye uruhusa, uhaye uruhusa niba pastori ashobora kukumvisha yuko kugira urugo rwiza biruta kujya gusenga, uhaye uruhusa uzagende, kuko ubwo nabyumvise bizangirira umumaro. Icyo nenda kubabwira, iyo yari 40 ya mbere twasenze hano muri 2012, kuko nageze hano 2011 mu kwezi kwa kane. Ndenda kubabwiza ukuri namwe mwicayemo hano, niba uha umwanya wa mbere imirimo y'idini, urugo rwawe rukaba rubi kuko yakwagiye mu idini, guaranteed uri umunyedini nturi umukristo. Kuko hari ibintu twagiyemo ugasanga umuntu arakubwira ngo ugiye ngo nkunda Imana, Imana igutandukanya n'umugabo.
erega hari ibintu by'ubuyobe byinshi bisigaye biriho muri no minsi. Umuntu akaza ngo umuhanuzi yambwiye ngo umugabo mbana nawe siwe mugabo wanjye, uri umugore wandeze. Umuhanuzi yakubwiye ngo umugabo mubana mwabyaranye siwe mugabo wawe. Erega umugore agata umugabo akajya inyuma y'ingegera. Mwumbabarire ntabwo ndimo gutukana. Umuntu araje akwemeje yuko wararongowe, utubwira ko wasenze urasezerana, utubwira ko wasenze ubyaye kabiri. Imana ntigeze nta n'amahane mwigeze mugira. Umuntu akaza ati nakurebye mbona umugabo mubana atari umugabo wawe, uri umugabo wande, agufitiye undi uzavaye. Umugore aherutse kumpamagara, unfortunately sinari ndi mu Rwanda, ariko iri muri izi zone za hano MTN rita, arambwira ati nakwamiye mu Rwanda uhakora ikizi. Ati umuhanuzi yarampamagaye ambwira yuko umugabo wanjye ari hano wo tuba. Mana y'isi n'ijuru, ndabona okay, shaka ati cyo subire ku mugabo wawe umusabe imbabazi nakwemerera, urabona umunyamugisha. Wowe utumugabo ngo ugiye gukurikira umuntu winzerereza utanazi ngo n'umuhanuzi ahanura iki? Ibi rero nibyo mbabwira. Hari igihe usanga ibintu abantu bagiyemo ntushobora kwiyimagina ingo zirimo gusenyuka kubera kubura ubwenge. Ibintu by'urudini umuntu akagiye ngo yakurikiye abahanuzi, ngo aba mu byumba akagurisha ibintu mu rugo, ngo mu byumba agafata umushahara wose akawujyana ngo ari mu byumba. Buriya rero ibintu nk'ibyo ngibyo bishobora no kugaragara nk'ibinyamwuka, ariko atari umwuka w'ukuri. Kuko Yesu yarabisemplifiye aravuga ngo nubona ikintu ugiye gukora kidatewe no gukunda Imana n'umutima wose n'ubwenge bwose n'imbaraga zose, no gukunda mugenzi wawe nkawe ubwawe, uzamenye ko atari icy'Imana. None se waba ukunda mugenzi wawe nkawe ubwawe ugasenya urugo rwawe? Cyonyine nawe ntuba wikunze. Uzi ko hari igihe umuntu agushyira ahantu nawe no kwikunda ntiwikunde. Ariko reka twigarukire ku nyigisho yacu ku karagaciyemo. Noneho Yesu urebe iki gice turimo kwiga cyatangiriye mu mpaka z'idini, kandi ngira ngo twigireho amasomo. Nimusoma neza muri icyo gice cya 22 badutangiriye, gitangirira ku murongo wa 15 ngo maze abafarisayo baragenda bajya inama yuko bari bumutegesha amagambo. Aba bafarisayo nibo bari abanyedini, navuga ngo nk'abarokore buno munsi. Mu gihe cya Yesu abafarisayo nibo bantu bumviraga amategeko bakageza no kudutoya, ngo biyirizaga ubusa 3 mu munsi nako mu cyumweru, ngo bagatanga isogi mu cyacumi cy'isogi na nyiragasogereza. Mujya mubibona nyine aho avuga. Barangije tekereza abo bantu ngo basenga cyane, ngo basome ijambo ry'Imana cyane, ngo barizi cyane, baricaye barimo barajya umugambi wo kugambanira umuntu. Ngo bajya umugambi, bajya inama yuko bari bumutegesha amagambo. Ngo baragenda noneho kugira ngo bamutege, bamutumaho abigishwa babo hamwe n'abaherodi. Abaherodi bari mu ishyaka rya politike ariko naryo riba mu rusengero. Bamuteza umutego, ariko kugira ngo umutego ufate neza batwaye abazatanga raporo mu buyobozi. Batwaye abaherode, batwaye n'abanyedini, abigishwa b'abafarisayo. Mugende mudutegera uriya mugabo, kandi mu mutegeko uburyo nadafatirwa iburyo arafatirwa ibumoso. Batwara igikoroto, baragiye baramubwira ati mwigisha mwiza, umva rero umvuvurya harya bw'abanyedini. Baragiye umva ukuntu batangira bamushyeshya. Ngo baragenda umurongo wa 16, mwigisha tuzi yuko uri inyangamugayo kandi wigisha inzira y'Imana by'ukuri, nturobanura abantu ku butoni kuko utita ku cyubahiro cy'umuntu wese. Nuko tubwire, utekereza uti amategeko yemera ko duha Kaisari umusoro cyangwa ntiyemera? Urumva bamuteza umutego w'ingutu. Navuga ko amategeko yemera ko baha umusoro Kaisari, abaturage baravuga ati uyu nguyu ashyigiye ubukoroni n'igitugu cy'Abaroma. Abaturage baramwiterera amabuye.
navuga yuko tutagomba gutanga umusoro, twitwaje aba Herode baramukanya gato ntari bwikuremo. Yesu arabareba arabitegereza arabwira ati ko ngo umurongo wa 18 ngo Yesu amenye uburiganya bwabo arababaza ati ariko mungeragereza iki mwandyaryamu, nimunyereke ifeza y'umusoro, nimunyereke igikoroto mukoresha mutanga umusoro, kandi ibikoroto by'abaroma habwa hari ishusho ya Kayisari. Noneho arababwira ngo muzanire idenariyo, arababaza ati iyi shusho n'iri zina ni ibyande? Baramusubiza bati ni ibya Kayisari. Maze arababwira ati nuko rero ibya Kayisari mubihe Kayisari, iby'Imana mubihe Imana. Umugabo aduciye mu myanya y'intoki kabisa, araducitse. Aravuga tumva iki gikoroto niba ari cya Kayisari mugisubize Kayisari. Mu yandi magambo biravuga ngo murambaza niba mugomba gusorera ubwami bw'abaroma umunsi mwemeraga gukoresha amafaranga yabo, ubwo mwemeye ko babategeka. Kayisari ni mu muhibye n'Imana muyihe ibyayo. Aravuga ati ariko araducitse ariko ntazaducika iteka. Noneho ngo haza abandi bitwaga abasadukayo. Abasadukayo rero bari nk'aba Kristo nyine b'abanyedini ko bita ngo n'aba liberali, ngo bo ntibemeraga iby'umuzuko. Baravuga ati ariko niba yatsinze abafarisayo araducika se twebwe? Ngo baraza baramubwira ati rero tuzi ko wigisha neza, tubwire biriya bintu uvuga ngo by'umuzuko, ku iwacu habaye abavandimwe 7 bakarongora umugore umwe bakurikije amategeko ya Mose. Ngo uwa mbere yararongoye arapfa, uwa kabiri aramuhungura nawe arapfa, uyu mugore yateraga umwaka. Uwa gatatu aramuhungura nawe arapfa, n'uwa kane aramuhungura nawe arapfa, n'uwa gatanu aramuhungura nawe arapfa, n'uwa gatandatu nawe arapfa, n'uwa karindwi arapfa. Ndakora iriya nkuru ntiyigeze ibaho. Abavandimwe 4 bose baramutse bapfuye bazira uyu mugore, uwa gatanu ntiyari kumurongora. Ariko bahimba inkuru ngo barashaka kumutega. Aravuga ati ariko imitego yanyu nayo ni nk'iy'urutega abana. Wowe ikituma mudasobanukirwa ibingibi nuko mutasobanukiwe iby'ubwami bw'Imana. Mu munsi w'umuzuko ntabwo tuzaba turi mu mubiri uyurongora, tuzaba dufite umubiri mushya umeze nk'uw'abamarayika. Niyo mpamvu mutabyumva. Baravuga ati uwa mugabo araducitse. N'abasadukayo yarabacitse. Baravuga ati ariko ntabwo tushyizwe. Haza noneho ngo umuhanga w'amategeko, aravuga ati mureke mubafatire ko Mose yaduhaye amategeko arenga 600. Ngaho uhita mutubwire iri ruta yandi ni iriye. Kuko yarazi neza yuko natoranya rimwe baramurega yuko yapfobeje amategeko ya Mose. Aramubwira ati wa mugabo we, wowe ubyumva uti? Dore itegeko risumba yandi, ukunda Imana n'umutima wose n'ubwenge bwose n'imbaraga zose, ukunde na mugenzi wawe nkawe ubwawe, andi yose uyashamikireho. Bivuga ngo yanze kwemera ko hari itegeko risumba yandi, abahaye simplification. Arangije aravuga ati andi yose ashamikira kuri aya ngaya, mujye muyashamikiraho. Ariko uyu mugabo ntabwo yanyurwaga. Nimureba muri Luka ibice 10 yaragarutse aramubwira ngo nkunde mugenzi wanjye nkawe ubwawe. Ubwo se mugenzi wanjye ninde? Noneho Yesu amukura mu idini amushyira mu buzima. Aramubwira ati umuntu yamanutse i Yerusalemu agiye Yeriko. Ubundi mu Bayuda kumva umuntu amanuka i Yerusalemu agiye Yeriko ubwabyo byari icyaha, kuko Yeriko uriya mudugudu Yosuwa yari yarawuvumye. Ni nko kubwira ngo umuntu yamanutse ava mu mudugudu w'umugisha amanuka agiye mu mudugudu w'irimbukiro. Umuntu yamanutse i Yerusalemu agiye Yeriko. Bashatse rero kumubwira ati ubundi nibyo byari bimukwiriye, yaragiye hehe? Ngo ageze mu nzira ahugwa mu gico cy'abajura. Luka we niwe uduha inkuru yose irambuye. Ngo nuko ngo baramukubita baramukomeretsa bamusigaho avirirana yambaye ubusa. Noneho idini iraza, idini iramanuka, iza yambaye ikanzu nziza nk'iyanjye n'ibirango by'umutuku ari kanoni. Idini iramanutse, mutambyi mukuru araza ngo amugeze iruhande aramureba ati ariko ibingibi mu byo nshinzwe ntibirimo. Ngo yinyureho aragenda. Noneho ngo nyuma ye haza Natukunda. Ureba ntabwo arambara ikanzu ya gipastori, urabona aracyambaye ka kandi nyine kameze nk'akabana, kariya gakanzu nyine warenze hejuru. Ngo nawe araza arabireba aravuga ati ariko jyewe ndi umukozi w'Imana, uyu nguyu wakomeretse ashobora no kunyanduriza ikanzu. Ngo yiciraho arakomeza. Noneho rero
ngo haza umuntu wigendera w'umusirimu mu bosi nka Rukwatage, ngo aramureba. Urabizi nyine buriya abantu baba bosi rimwe na rimwe abanyamadini buriya tugira n'amakosa kuri ibyo bintu. Hari igihe bareba umuntu wifitiye amafaranga ngo bariya abantu ntibazajya mu ijuru. Ninde wakubwiye ko bafite amafaranga batazajya mu ijuru? Janvier we ntuhangayike, ndabizi ntabwo ufite menshi. Iyo nshaka nari gushakira hirya hangaha, ariko ntabwo ngiye singiye kubavangira. Ntabwo abantu baraza ngo bareba abantu ngo bafite amafaranga ngo badahere ngo bareba bakire ntibazajya mu ijuru. Noneho baba bagiye kubaka urusengero ugasanga nibo bahamagaye, tukabajyana Nobleza, abandi tukabajyana Hilltop, babandi uvuga ko batazajya mu ijuru akaba ari bo guha amafaranga menshi. We ninde wakubwiye ko umuntu ufite amafaranga menshi atazajya mu ijuru? Ntabwo Yesu yigeze yigisha ibyo bintu. Yavuze ko ushyira ibyiringiro bye mu mafaranga. Ntabwo yavuze ngo ufite amafaranga menshi jya uzansengera Imana impe miliyari urebe ngo ndakora ibitangaza. Nigeze kubirana ngo ariko pastor ngo Imana iguhaye miliyari ngo ikakugusha. Ingusha miliyari ingusha? Ahubwo wayimpa ngo nkorera Imana murebe uko umuntu abigenze yabonye amafaranga menshi. Kuko iyo ukunda Imana n'umutima wose n'ubwenge bwose n'imbaraga zose, ikintu cya mbere kikuzamo, iyo amafaranga abaye menshi wongera ibyacu. Simple. Iyo amafaranga abaye menshi, jewe nanabigize kuva nkiri muto hari ikintu Imana yanyigishije. Imana yabwiye Aburahamu ngo nzaguha umugisha, nawe nurangiza uzaba umugisha. Jewe rero iyo Imana impaye umugisha, somebody somewhere hari umuntu ugomba kumenya ko Antoine yabonye umugisha. Ariko ntimuzanzeho mwese mwaba mubaye benshi. Wabo umugisha afite mu kiruhuko cy'izabukuru ntabwo wabahaza mwese. Hari igihe wigisha gutya abantu bakagira ngo umugisha waraje. Mu usengero uzaze nuza muzabimenya. Ninjya muri Tengamara, ni Tengamara niko yita, ahantu nsigaye numva bavuga ngo hari abantu batomboye miliyoni 60. Umunsi muzumva bampaye miliyoni 60 uzanyandikira uti pastor nabimenye rwose muri Tenga hari ikintu bagutumye, nzahita nkwaho cya 10 kizabe cyo Uwiteka, hanyuma nawe nkurebereho. Ariko icyo nenda kubigisha si icyo ngicyo. Iyo ukunda Imana n'umutima wose n'ubwenge bwose n'imbaraga zose, wunguka diplome ukumva Imana igiye guhabwa icyubahiro, kuko ubwo umushahara ugiye kwiyongera. Wacuruza business wabona irimo kwiyongera, ugashaka uburyo Imana ibimenya yuko wahawe umugisha. Kandi n'undi muntu hirya, kuko dukunda Imana n'umutima wose n'ubwenge bwose na mugenzi wawe nkawe ubwawe. Amina. Hari ibintu Imana ikwigisha ukagenda ubyiga kuko uriya Umusamariya Yesu yamutanzeho urugero kugira ngo atwereke ko idini ntabwo ari rwo rukundo nyakuri. Kuko idini yambaye ikanzu ngufi ikurikiraho yaciye ku muntu wakomeretse, irakomeza irigendera. By the way, iyi dini ni nayo twagize. Njyewe mfitanye ikibazo n'idini nubwo ndi umupasitori. Reka mbere icyo uko bikora. Mwansobanurira mute ko muri 94% by'abanyarwanda twara abakristo, hanyuma miliyoni y'abantu yicirwa mu nsengero no mu biriziya no hanze, yicwa n'abantu babatijwe bakomejwe, miliyoni y'abantu irapfa mu minsi 100 gusa. Iriya dini nta bukristo bwari burimo, ndaza kubibereka. Ariko iyi dini twabonye itega Yesu imitego. Umuntu yarambwiye ati ariko pastor wowe ugira ivuzi kandi atujya witonda n'ubuganira n'abantu, ati n'inshuti zawe nazo ati ntuzazishira amakenga nikagira inkuru. Ati abantu basigaye bagendana recorder ntuzandikodinga azabata umwanya. Jewe mvuga ibyo nzasubiramo. Cyara twiga muri universite, buriya twebwe twigiye muri kadeti ikomeye, twari dufite icyo bitaga ngo niho nziye mu komandomo. Twabaga twicariye ku musota, abantu bagatangira bakanegura bagakritika, tukaza kurenga territory tugatangira gukritika ibidakritikwa. Kumva umuntu aravuze ngo ariko onziye mu komandoma ngo itegeko rya 11. Itegeko rya 11 ryaravugaga ngo ujye uvuga ibyo uzasubiramo. Ko joraga kwisanga umunsi ukurikiyeho baguhamagaye ugiye gusobanura ibyo wahoze uvuga. Ariko icyo nenda kubabwira, iyo umuntu ambwiye ngo n'inshuti zawe ntukazizere, ngo basigaye bagendana recorder, sawa cyo uzandikodinga. Ariko ubuzaba bibaye nka bari bategaga Yesu imitego. Nje nishisha abantu nabaye umunyakuriza.
nibyo bategeshaga Yesu bakamubwira ngo tuzi yuko wowe ngo uvugisha ukuri ngo uri inyangamugayo, binyangamugayo uvugisha ukuri. N'umuntu nakubaza atari ku ibintu warabivuze, yewe narabivuze. Wabivugiye iki? None ibyo navugaga ntibigaragara. Jya uvuga ibiriho, jya uvuga ibifatika, jya uvuga iby'ukuri, jya uvuga ibyubaka, jya uvuga nk'umukristo. Nta bindi bisigaye ni amanjwe. Ariko icyo nenda kubigisha hano, iyo dini itegana imitego, iyo dini igambana, iyo dini yica, ntabwo muyibona se? Ntayo mubona mwebwe? Ariko birenze naho, iyo dini isiga umuntu arimo kuvirirana. Kuko reka mbereke, hari igihe batanga statistique zo mu Rwanda bakavuga ngo mu Rwanda ngo hari abana ngo 30% ngo bafite kugwingira, stunting, kandi 94% by'abanyarwanda basenga. Bivuga ngo ababyeyi bizi ngwingire basengera mu nsengero zacu. Twasize ingwingire ku muhanda tujya kugura amamodoka, sibyo se? Twasize ingwingire ku muhanda turikomereza. Kuki se tutagaburira izo ngwingire ntizigwingire kandi dusenganye? Gukunda abandi. Hari ibintu dukeneye guhindura mu itorero. Mumbabarire kujya mbivuga, iyo umuntu ashaje abona byinshi atabonaga akiri muto. Twasize inkomere ku muhanda tujya kwambara amakanzu. Dusengesha ababyeyi batanga ibya 10 n'amaturo, twubaka insengero nziza, tugura amamodoka meza. Dusengesha abantu bafite abana bagwingiye, dusengesha abakristo batagira mitiweli, dusengesha abakristo batagira na toilette mu rugo, dusengesha. Ibi bintu bikwiriye guhinduka. Noneho tukabidini Yesu yashakaga, kuko ubundi ibyo twakoze ntabwo ari ibya Yesu. Mubyemere cyangwa mwe kubyemera. Nkunda uriya Musamariya. Umusamariya ngo yasanze uwo muntu yigaragura mu maraso, kandi we yari umuyuda. Aravuga ati ariko uyu nguyu nubwo aba bayuda batunena bakadusuzugura, ariko ni umuntu. Ngo aramuterura amushyira ku ndogobe ye, amujyana mu irogi. Aravuga ati uyu muntu mumusigarane, mumugaburire, mumwomore, mumushakire umuganga, ndabasigira amafaranga, nashira fagitire iziyongeraho muzayima. Ergo uyu muntu yari yishyize mu kaga. Uzi yagaruka bakamuha fagitire bakamubwira ati wa muntu wawe urabizi yararembye tumuciraho ibyamirenge kandi wenda ntabyo batanze. Ko ntabwo yigeze abaza uwo nyiri niyirogi niba ari umuntu w'inyangamugayo, ariko yashoboraga gutubura fagitire. Ariko aravuga ati niyo yayitubura jewe nzamwitangira. Noneho Yesu arangije kubivuga, abaza uwo muhanga w'amategeko, uwo munyedini wasobanukira, amuga ati ubwo wamubereye umuturanyi mwiza ninde? Yanga kwemera yuko Umusamariya, kuko abayuda basuzuguraga Abasamariya no kumuvuga mu kanwa byari nk'icyaha. Yanga kuvuga ati n'uwo Musamariya, avuga ngo n'uwo wamugiriye neza. Yesu aravuga ati sawa, icyo nicyo nashakaga, genda nawe ukore nkawe. Genda nawe ukore nkawe. Nusanga umuntu ashonje, nubona hari ibintu bimwe kera nkiza hano nabajije umwana umwe yaririmbaga muri korali, sindi buvugiye, ariko hano dufite amakorali menshi. Ndavuga ariko wiga hehe? Nabonaga ari mutoya. Ati ntabwo nkiga. Ntabwo kiga meaning ngo warigagura bireka. Ati ukaburirimba muri korali byagenze bitese? Ati nabuze amafaranga. Ubura amafaranga uririmba muri korali? Nibwo twatangiye gahunda yo guhindura system. Mbabwira nti nta mwana usengera i Remera ugomba kwirukanwa mu ishuri ngo atwicare iruhande. Kandi reka mbwira abapastori bansimbuye muzabigira umuco. Kuki umuntu twasengana ubu twese tungana dutya? Abantu bakabwira ngo rero ngo nubigira gutyo ngo abakene bose bazaza hano. Nibaza hano dusengeye Yesu aduha amafaranga menshi tubiteho. Kuko tugomba kuba abantu bafite ubukristo bujya mu bikorwa. Naho ibintu byo kugenda ugasanga hano twatuye amaturo, twatanze ibya 10 umwaka ushize, dufite reserve kandi dufite abana batiga, dufite abakristo dusengana batagira mitiweli. Leta yatangiye kuvuga ko izajya dusoresha, nanjye haraho nzageraho nyishyigikire.
kuki twarunda amafaranga Imana yaduhaye ngo tuyikorere, dukorera abantu bayo, tuba tuyabitse ngo tuzayakoresha iki? Kandi reka mbabwize ukuri ikintu nabonye, iyo dutangiye gukora iby'Imana yaduhaye, ibyangombwa dukeneye ngo tubikore irabitanga rwose. Reka mbaho ubuhamya bumwe nzengane no ku musozo turebe icyo Yesu yavugaga. Nkibikabuga, kuko ngewe ntangira gukora umurimo wa gipasitore, nubwo icyo gihe nari ntarambara ikanzu, natangiriye Kabuga. Musenyeri yaranshinze kujya kuzamura paruwasi ya Kabuga, kuko yari irimo kugenda isigaranye nk'abakristo nka 30. Noneho nza guhura n'umwana wo mu rindi torero bafite n'ishuri, ndamusuza ndamubwira nti Yesu ashimwe. Ati jye sinkibyikiriza umuntu, ariko mu buryo bwo kumushyenga, kumutera amashyengo, ndamubwira nti assalamu alaikum. Arambwira